Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Idi Mubarak. Baizai taala. Ese Isa urabona Eid yagenze gute? Iraidi yagenze neza. Uko ubireba urabona rwose agapira aho turi bwakabonere ku gihe? Gupira irahari. Sha nanjye uko mbibona rwose Eid bimeze neza. Ubu rwose abasilamukazi agapira aho bagahishije. Ese nawe wasize iwanyu ubona ibintu biri kugenda neza? Ibintu biri ku murongo mu kanya no kugatumika. Rwose ni ukuhagera tukagakanda nta ribi rwose. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bakwita nde? Isa Isa ryo irindi witwa nde? Iranzi. Ariko Isa ni intumwa y'Imana yakoze iki? Intumwa y'Imana yakoze iki? Kuki bakwisa Isa? Ni Yesu. Ni nka Kristo. Yesu. Muri make. None se tugusanze hano ku musigiti waje gusari. Sibyo? Nyuma yuko muvuye hano ku musigiti mu rugo mufite ibirori bimeze bite? Ibirori hari umunsi hari ikirori cyo kwishimira cy'Iraidi. Idi bifite ibirori bidasanzwe nyine. Ntabwo se udasanga ni ibiki? Ibintu bidasanzwe byabaye mu rugo ni ibiki? Nyine aba ari umunsi utandukanye n'indi wo kwishimira mu gihe tuvuye mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan. Umunsi wa Idi bifite wo kwishimira utandukanye n'indi. Wenda ntabwo mbizi neza cyangwa n'abantu dukurikiye ntabwo babizi, ariko se mu gihe mumazemo ngo ni igisibo ariko ntabwo tuzi ukuntu musiba mute. Ni ugusiba nyine no kwiyiriza. Ukirirwa utariye tu? Ukirirwa utariye Harya asanga iyo biwe saa 12 ufata ifutari. Ifunguro rya nimugoroba ryita ifutari rya mu gitondo? Idaku. Idaku. Ubuse yajya kubishobora cyangwa wajya wenyeje ukajya mu cyumba? Nabishoboraga ndumva atari ibintu birenze. Uramutse ntabwo baguhana. Ntabwo Imana yaguhana. Urahanwa. Ujya ubishobora? Ndabishobora. Ariko ngo iyo umuntu ari mu gisibo ntajya abasha gutera akabariro. Ntabwo biba byemewe, ariko nyuma wavuye wasiburutse wemerewe kubonana n'uwawe. Ubu nawe uyu munsi murabona n'uwawe? Njye nawe ndashaka. Tubwiza ukuri muri Islam ntabwo ujya wabeshya. Nyine urumva ntabwo kubeshya byemewe, kubeshya ni haramu, ni icyaha. Ntabwo nakubeshya, ntabwo ndashaka. Ntabwo urashaka. Ariko ufite nyine umuntu nyine wawe ku ruhande. Ni girlfriend nyine bisanzwe. Ntabwo uzajya mwiherera ngo turacyari abana. Muracyari abana. Uyu munsi abantu bafite ingo rwose uyu munsi barabigenza bate? Barinezeza. Wenda nk'abayisilamu muri rusange bavuga ko ubundi abayisilamu ari abantu bagomba gufashanya cyane, bagafasha abakene n'abatishoboye. Wowe ikintu nk'uruhare ugira muri ibyo bintu ni uruhe nk'umuyisilamu? Nk'uruhare ngiramo ni ugutanga sodaka mu musigiti, gutanga amaturo nyine. Nko mu rugo wenda iyo hari ifutari, ni ifutari ni iki? Ni idaki? Ni ifutari. Abantu bose baje murabaha? Turabaha. Mukinga ibipangu? Oya, turabaha. Uba nta birenze n'ubundi umusilamu aba yemereye gutanga. Ariko se ni bose cyangwa ni ukubyitirira? Ni shehe gusa ubikora na mufti? Bose baba bagomba kubikora, ariko ubwo hashobora kuba atabikora. Natuye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.